Hello my people bakunzi ba filime My Daughter, nanone twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza kandi twizera ko aho mudukurikiye muherereye hose Imana ikomeje kubarinda, umunsi wanyu wagenze neza, ibyo mukora byose, ubuzima bwanyu, ibikorwa byanyu, akazi kanyu, twizera ko ibyo byose bikomeje kugenda neza, kandi niba hari n'abo bitagenda neza tubifurije gukomeza kwihangana. Imana iri kumwe namwe, ibitagenda neza byose biraza kongera kugenda neza kubera Imana. Muri filime yacu My Daughter, akabagambanyi kashobotse Nkuranga na wa mugore ngo ni Michel, ibyaha bikomeje kubahama, aho Michel basanze ari we mugambanyi. Ubushinjacyaha bwamaze kubona neza ko uyu mugore ngo ni Michel ari we wakoze ibyaha birenze iby'abandi, ari nawe ugomba guhabwa igihano kiremereye cyane. Uyu mugore ngo ni Michel bagiye kuba bamuheza muri gereza, gusa n'uyu mugabo ngo ni Nkuranga nawe bagiye kuba bamuha igihano kiremereye cyane, bagiye kuba bamuha igihano kiramubabaza ku buryo aricuza ibyo yakoze, aricuza impamvu yemeye kugambanira murumuna we Hunter. Mu gihe ibi byose bikomeje kuba, Hunter nawe akomeje gutekereza uburyo ari buze kongera kubona Vumiliya, aho abantu bakomeje kwifuza ko, abakunzi ba filime My Daughter bifuza ko Vumiliya akwiye kugaruka akabana na Hunter, hanyuma na Jane nawe agasubirana na Mudugudu, hanyuma Megan nawe akajya mu rukundo na Maître David, nabo bagakora couple yabo. Mbega muri filime yacu My Daughter hakabamo amakupure atatu. Couple ya mbere ariyo ya Hunter na Vumiliya, couple ya kabiri ariyo ya Megan na David, couple ya gatatu ariyo couple ya Mudugudu na Jane. Guys, abumva ko ibintu ari byo ariko bikwiye kuba byagenda, kubera ko Jane akomeje kwirya akarenza urugero, akomeje kwiyibagiza aho yavuye, aho akomeje kugenda aseka uwabonye wese ngo ni umukene bitewe n'uko Hunter yamuhinduriye ubuzima. Abumva ko Vumiliya akwiye kuba yagaruka, ibintu bakomeje kubikurikirana, bakomeje gukora uko bashoboye kugira ngo Vumiliya agaruke. Mu minsi mike rero ntagihindutse, Vumiliya mu ma episode ari imbere muzatangira kumubona yagarutse mu rugo, yubaka urugo rwe na Hunter, bongere basubire mu rukundo, buri kimwe cyose kigende neza, ndetse yongere arere n'umwana we Kelia. Ese guys, nk'abakunzi ba filime My Daughter, mwese murifuza ko uyu mugore ngo ni Isabella bakomeje kuburanira bavuga ko akwiye kuba yafungurwa, mu by'ukuri akwiye kuba yababarirwa. Uyu mugore ngo ni Isabella yakoze igikorwa cy'ubutwari cyo kwemera kujya kwitanga mu rukiko, kavuga ati rwose ibi byaha byose bakomeje gushinja Hunter, bavuga ko Hunter ari umwicanyi, ari wowe ushaka kwica mukuru we Nkuranga, ndetse n'uyu mugore ngo ni Michel ni ukumuharabika, ni ukumugambanira, bagamije kumwambura imitungo ye bakoresheje uburiganya. Rero iki ni igikorwa gikomeye cyane Isabella yakoze, aho Hunter we yamaze kumubabarira, yamaze kuba amuha imbabazi za buri kimwe cyose yakoze, aho Megan nawe akomeje gukora uko ashoboye kugira ngo Isabella afungurwe, ndetse na Maître David nawe yamaze kubyinjiramo. Mu yandi magambo, ejo cyangwa ejo bundi muraza kubona Isabella bamurekuye, nyuma y'uko mama wa Nkuranga yamaze kumenya neza ko uyu mugore ngo ni Isabella atwite inda ya Nkuranga. Aya makuru yamaze no kugera kuri Nkuranga. Nkuranga nawe yamaze kuba yamenya ko Isabella amutwitiye. Wakibaza uti ese ibi bintu nyuma yaho biraza kuba byagenda bite? Ese iyi dosiye ya Michel we bakomeje kuvuga ko bari buze kuba bamuheza muri gereza bitewe n'ibyaha bitandukanye yakoze, guhera kuri episode ya mbere ya filime My Daughter ibintu byose byabaye bibi. N'uyu mugore ngo ni Michel wabiteye. Murabizi ko Michel yiyitaga inshuti y'umuryango, yiyitaga ko ari umwana mu rugo, ariko ibintu yakoze
byose yabikoraga afite intego zo kugira ngo azatandukanye Isabella na Nkuranga, hanyuma abone uko yigarurira Nkuranga ndetse n'imitungo ye yose. Gusa iyo migambi mibi ye uyu mugore ngo ni Michel ntabwo yabashije kuba yayigeraho. Muri kubona ko gereza imumereye nabi, ni nabo bagiye guha igihano kiruta icy'abandi bose, bagiye kumuha igihano kirenze n'icya Nkuranga. Hari niyo mpamvu natangiye mbabwira ati muri filime yacu My Daughter akabagambanyi kashobotse, bagiye gutangira kubaryoza ibyo bakoze. Uyu mugore ngo ni Michel, abantu mwese mukomeje kwishimira ko akwiye guhanwa by'intangarugero kugira ngo hatazagira n'undi wongera gukora amakosa nk'ayo uyu mugore Michel yakoze. Ndagira ngo namwe mubigaragaze hasi muri comment mushiramo udusitika tw'imitima mutubwira uko mubitekereza, uko mubibona. Nanone mwongere muvuge kuri aya makupure, yaba couple ya Megan na Maître David, yaba couple ya Hunter na Vumilia, ndetse na couple ya Mudugudu ndetse na Jani. Aya makupure niba muri kubona ari sawa, twandikira hasi muri comment mutubwire nimba ibintu byaba bimeze neza. Guys, reka tukwibutse gukora subscribe mbere yuko tuza dukomeza ngo tumenye ibya Vumilia bizagenda bite. Reba munsi iyi video gato ku ruhande rw'iburyo uraza kubona buto y'umukara yanditseho subscribe, ukandeho fungura inzogera. Nimba ari ku nshuro ya mbere ugeze hano ukaba utarakoze subscribe, ikintu cyo gihe kigeze ngo ukore subscribe, ubundi ukande like, ubundi uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment. Bantu mwese mwamaze gukora subscribe n'abazikoze aka kanya mugerageze mwibuke gukanda like. Reba munsi y'iyi video ku ruhande rw'ibumoso ako gapfunsi k'ikiganza karebye hejuru ukandeho, ubundi whatever bikomeze kugenda neza. Ese guys, uyu mugore ngo ni Michel ko ubugambanyi bwe bwamenyekanye ku munota wa nyuma, kandi na n'ubu akaba gifite ubundi bugambanyi ahishe ku ruhande. Ubugambanyi yakoreye uyu mugabo ngo ni Nkuranga, aho Michel yashutse Nkuranga ngo imitungo bayandikishe kuri musaza we, bikaza kurangira koko Nkuranga abyemeye, imitungo ye bakayandikisha kuri musaza wa Michel. None Michel nawe akaba yarafashe icyemezo cyo kuvuga ngo iyi mitungo yamaze kubiye azasohoka muri gereza ari guhita ayikura kuri musaza we ayiyandikisheho. Ese guys, ubugambanyi bwa Michel ko bukomeje, mwese murifuza ko yakomeza guhabwa ibihano bikomeye cyane? Nta muntu n'umwe umufitiye impuhwe. Guys, uyu mugore ngo ni Michel we ibintu yakoze biragoye ko hari umuntu twakumva avuga ngo nibamubabarire, nibagire ibiki. Ndatekereza abenshi muri kwifuza ko uyu mugore ngo ni Michel n'ubundi nta cyiza cye nta keza ke, abantu muri kumva bakwiye kuba bamurekeye muri gereza ikaba iramukaranga imwumvise neza uburyo ibyo yakoze bitari bikwiye, yakoze amahano. Namwe ibitekerezo byanyu birakenewe hasi muri comment mutubwira uko mubibona. Kandi murabona filime My Daughter muri iyi minsi ibintu ntago bimeze neza, filime yabaye nk'ikonje mu kuntu kubera ikibazo cya Vumilia. Gusa Vumilia ikibazo yagize kiri gutuma atinda kuba yagaruka, nacyo muraza kuba mwakimenya ku munsi w'ejo. Vumilia gusa icyo mwamenya ko nuko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo Vumilia agaruke muri filime My Daughter, yongere abane na Hunter, basubire mu rukundo, barere umwana wabo Kelia, bubake urugo rwabo rukomeze rutera imbere cyane ko abantu babyivangagamo, abantu babateshaga umutwe. Murabizi ko ari Nkuranga, Isabella, uyu mugore ngo ni Michel w'ubugambanyi, ndetse na mama wa Hunter. Murabizi ko nawe yatotezaga Vumilia, Hunter yatotezaga Vumilia, hanyuma na Nkuranga nawe kukaba uko nguko. Uyu mugore ngo ni Michel nawe agatangira kugambana, kazana ibintu byo kwiyenza. Ibyo byose Vumilia yemeye kurwana nabyo, ariko ku munota wa nyuma
byarangiye abonye ko Hunter bamufunze, afite icyemezo cyo gusiga umwana arigendera. Abantu benshi rero bakaba bakomeje kwibaza niba Vumiliya azagaruka. Vumiliya umunsi azagarukaho tuzabibamenyesha, azagaruka asubire mu rukundo rwe na Hunter nk'uko twabibabwiye. Muri filime My Daughter hazaba harimo amakupure atatu, couple ya Megan na Maître David ndetse na couple ya Hunter na Vumiliya, couple ya Mudugudu na Jane. Urumva ko ibintu byose bizaba ari fresh. Guys, rero abantu mwese tuba turi kumwe umunsi ku wundi ahangaha kuri Big Bless TV Avita Vista, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, ibyo mukora byose Imana ibahe umugisha, mukomeze mute